ubugabo si ubutumbi. What? Uti gute? Reka ngutere story. Intare yari iryamye mu ishyamba nk'ibisanzwe irimo iraruhuka. Imbeba nayo yarimo kwirukanka muri iryo shyamba maze kubw'impanuka igwa hejuru y'intare. Intare yabyukanye umujinya. Irayifata. Irayibaza iti utinyuka ute? Imbeba n'ubwoba bwinshi. Iratakamba cyane iti mbabarira wa ntare we. Numbabarira irya none nanjye nzashaka uburyo nkwituramo. Intare iraseka cyane iti akantu gatoya nkawe uko ungana uko ureba uko usa wazanabara ute? Wazanyitura neza ute? Iti ndakure kugenda ariko ibyo ngibyo byo kuzanyitura neza ibyo byubireke. Haciyemo iminsi mikeya intare iza gufatwa n'umutego w'abahigi. Iratontoma cyane kuko yari yabuze ukwivamo. Imbeba yaje gutabara isanga ni ya ntare maze ikigeta imigozi y'umutego. Intare ishobora kuvamo. Muri iyi story twakigiramo ibintu byinshi. Kwitwaza ko ufite ibintu byinshi kundusha ukiyemera muri iyi viziyo ntabwo bikigezweho kuko ushobora kurara ukize ugacya wakenye. Woroshye ubuzima. Uzi byabaye kuri Goliyati. Agire gutya ngasuzugure Dawidi. Akabuye gusa kaba karamwita. Ku myaka mike yanjye maze kubona ko ubugabo atari ubutumbi. Kuko akantu gato utitaye wasuzuguye niko gashobora kugutengura. Cyo rero twibanire mu mahoro.